iyi video rero niyo tugiye kwifashisha tweditinga tureba buryo ki ushobora guhindura background ugakuraho iki gitambaro cy'icyatsi ugashyiraho indi foto cyangwa se icyo twita background ushaka. Hello friends, nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ya Kaboss Fabrice. Uyu munsi rero kuba ufite telefone idafotora neza, utuye muri ghetto itateye akarange keza, ni ahantu hatari heza nyine ku buryo wumva ko wajya imbere ya kamera, ntabwo byakakubereye urwitwazo rwo kuvuga ngo ntabwo wakora content zawe nawe ngo ujye imbere ya kamera nk'abandi. Uyu munsi ngiye kubereka buryo ki amafaranga 1600 ashobora gutuma uhindura buryo ki wakoragamo content zawe. Nkuko mubireba inyuma yanjye hari igitambaro cy'icyatsi. Iki gitambaro gishobora kugufasha guhindura background nka gutya. Ibi rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video, uburyo ki ushobora guhindura background akantu ku kandi ukoresheje telefone yawe. Wowe icyo usabwa ni ukubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, nkakwereka buryo ki ibi byose ushobora kubyikorera. Nimba uri mushyashya hano kanda subscribe, ufungure inzogera hatazagira ikiganiro na kimwe cyongera kugucika. Nkuko mubibona hano hari cya gitambaro cy'icyatsi. Tugiye kuza dukore kuri video, noneho wenda ku bantu bafite iPhone uraza ugashyira muri 4K cyangwa se resolution yo hejuru kugira ngo video zawe zize zisa neza. Ngiye ndashaka kuyishyira muri 4K kuri frames 60. Noneho ikindi ku bantu bafite wenda izindi telefone biba birimo hejuru muri settings urabibona, ariko ibyo ntabwo ari byo byatuzanye cyane. Reka twebwe turi coding video yacu. Noneho ngiye kugenda imbere ya kino gitambaro, noneho ngiye gutangira nyine nkore nka video bisanzwe. Hello friends, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ya Kaboss Fabrice. Iyi video rero niyo tugiye kwifashisha tweditinga tureba buryo ki ushobora guhindura background ugakuraho iki gitambaro cy'icyatsi ugashyiraho indi foto cyangwa se icyo twita background ushaka. Rero nimba uri mushyashya hano kora subscribe, ufungure inzogera hatazagira ikiganiro cyongera kugucika. Urakoze. Ibyo rero iyo tubisoje uraza ugakanda hano handitse hano gusoza video, ukayisoza ukayikuramo, and then tugahita tujya kweditinga. Mu kweditinga rero ndumva ikiza twakifashisha InShoot. Twakifashisha InShoot kubera ko niyo igira ama feature menshi ari free. Reka tuze hano, tuze muri InShoot, niturangiza tuze dukore hano handitse video, dukore kuri new, noneho tuze dukore kuri ya video yacu duheruka gukora iyi ngiyi, noneho dukore ku dutikinge gutya. Iyi video rero irahita ituzana hano, urabona ko video yacu yagezeho kuri timeline. Nimara kugeraho kuri timeline ariko turabanza twadinge, reka duse n'aba separating dutangiriraho aho twatangiye kuvuga. Iyi ngiyi reka tuyisplitting, niturangiza tuze twadingemo ifoto, dukore kuri kano kamenyetso ko guteranya, dukore kuri video and photos, noneho tuze hano ku mafoto. Nitumara kuza ku mafoto turaza wenda dushyiremo, reka wenda dushyiremo nk'iyi ngiyi ya studio, reka dushyiremo wenda nk'iyi. Noneho ikintu hano dukora, turaza ino video tukayigira pip. Buretse ikintu dukora, iyi video turaza tugakoraho gutya, tugashyiraho pip, noneho tugashyiraho ya video yacu twamaze gukora. Okay, noneho iyi ngiyi kubera ko
iyi kubera ko tutayikeneye tukayikuraho. Noneho tukaza hano kuri pip, video yacu tukayongeraho kuri timeline, hanyuma ya yindi twa croppinze bimwe tudakeneye cyane bino nabyo tukabisiba. Hanyuma murabona ko video yacu yagezeho. Hanyuma kano gafoto murabona ko kagera hano kakavaho kagahagarara, turakongera tukagezaho video irangiriye. Tukageze aho video irangiriye. Noneho icyo dukora, turaza hano dukore hano handitse pip, sinzi nimba ariko babisoma, gusa ni pip cyangwa se pip. Noneho dukore kuri video yacu tuyadjustinge, tuyuzuzemo hano. Noneho ikintu dukora, turaza dukore hano handitse cutout. Tumara gukora kuri cutout, dukore kuri chroma key, dukoreho gutya. Noneho twongere intensity yayo, tuyigabanye gutya. Noneho dukore okay, naha ngaha bibe gutyo. Noneho turareba aho twatangiriye kwicara, ubwo niho twahita ducroppingira, kadukore handi kuri pip. Noneho video yacu kubera ko hano ariho itangira kuba clear, splitting gutya. Iyi ngiyi tuyikureho, twongere tuyigarure imbere. Kugira ngo ngiye gutangira nyine nkore nka video bisanzwe. Murabona ko video yacu nta muntu wamenya ko twari twicaye imbere ya cya gitambaro. Noneho ugahita ukora okay, ukaza ukareba ko nta yandi makosa arimo. Hano nahise mpaguruka ndagenda. Ahangaha reka nanone duhite dusplitinga gutya, aka tugasibe, n'ahangaha dukore okay. Niturangiza naha kuri ya foto dukore split, ino tuyisibe kubera tutayikeneye. Okay, tugahita video yacu tuyi-exportinga. Kuyi-exportinga rero tuza tugakora hano hari akantu kameze nka share hano hejuru. Noneho tukareba resolution yayo, turayishaka iri muri wenda katuyishyire muri 1080p. Noneho kuri frames 30 wenda, reka tuyi-exportinge gutya. Ubundi dukore save, ukayirindiraho gakeya. Ntabwo ifata umwanya munini. Murabona ko ari nkaho irangiye ihise igera ku 100. Then ikintu ukora uhita uza ukajya mu mafoto, ukareba ya video yawe uko imeze. Gutangira nyine nkore nka video bisanzwe. Murabona ko ari video nziza. Bahikaze kuri YouTube channel yacu ya Kaboss. Okay. Ku muntu rero wabanye nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, ndagushimiye cyane kandi ndizera ko hari ikintu wungutsemo. Nimba hari icyo wungutsemo kandi uri mushyashya hano, kanda subscribe, ufungure inzogera hatazagira ikiganiro na kimwe cyongera kugucika. Njye nari Kaboss Fabrice, ninjye twabanye kugeza aka kanya. Rero naho ubutaha muri video itaha, ndabashimiye cyane.